Indwara y'ihungabana cyangwa trauma. Ihungabana ni ikibazo gihangayikishije uwo ryabayeho kimwe n'abamuzengurutse. Ihungabana rifata umuntu nyuma yo guhura n'ibintu bibi, cyane ku buryo birenga ubwenge bwe maze kubyakira no kubyihanganira bikaba ingorabahizi. Uburyo abantu bahangana n'ihungabana buratandukanye, kuko no mu buzima busanzwe uko twakira ibitubayeho biranyuranye. Gusa nanone ni ikibazo gikosorwa kigashira, nubwo kuri bamwe cyongera kikagaruka cyane cyane iyo bagize umwanya wo kwibuka ibyababayeho. Mu Rwanda, ihungabana ni ikibazo gihangayikishije umuryango nyarwanda wahuye n'amateka mabi, arimo na Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ese ihungabana riterwa n'iki? Akenshi rikunze gufata umuntu nyuma y'ibikorwa bibabaza umubiri na roho bikabije. Aha twavuga bimwe muri byo: gutotezwa, gukorerwa iyicarubozo, gufatwa ku ngufu, kwicirwa umuryango, kurokoka impanuka idasanzwe, gushinyagurirwa n'ibindi bibi byinshi. Bimwe mu bimenyetso by'ihungabana. Hari ibimenyetso bitandukanye by'ihungabana. Bimwe biba ku bantu ako kanya ikibazo kikimara kuba, ibindi bikaza nyuma ya bya bihe bibi ndetse na nyuma y'imyaka bibaye. Hari ibimenyetso by'ingenzi bikunda kuranga abahungabanye, harimo ya mashusho asa n'ayendetse mu bwenge ahora bagarukamo. Ibyo bigatuma umuntu adashobora kwita ku byo akora, bimuzamo kenshi kandi atabishaka. Akunda kwibuka ibyo byose iyo nta murimo umuhugije cyangwa iyo aryamye. Akenshi bagerageza kwirengagiza ikintu cyose gishobora kubibutsa intambara n'ibyababayeho. Usanga bamwe basigaye batinya ibintu byinshi nk'ibikoresho bicisha abantu, nk'imipanga, ibyuma, imipira, imbunda, abandi bagatinya amatongo n'ibindi. Guhora bikanga, bagahora basa n'aho biteguye guhunga cyangwa kurwana. Bagira umutima uhagaze, bakikanga igikomye cyose. Hariho n'abashegeshwe bakumva bameze nk'ibishushungwa, umutima warabaye nk'ibuye. Hari n'ibindi bimenyetso: kutongera kunezezwa n'ibyagushimishaga, umujinya, kubura ibitotsi, kumva ntacyo kimaze, rimwe na rimwe ukaba wagerageza kwiyahura, guhorana amarira mu maso cyangwa kurizwa n'ubusa, kwijima isura byerekana agahinda cyangwa kwiheba, ubwoba bwinshi, kunanirwa kurya, kurota inzozi mbi no kudasinzira neza, kutegera aho abandi bari ukabona ushaka kuba wenyine, guhora wikanga, ushiguka nk'aho bya bindi byabaye byongeye kugaruka, guhora utekereza ibyakubayeho, kudashaka kurya, umwana akarya adashaka cyangwa akaryagagura, kurwaragurika ntihagire akarwara kamucaho, kurangara, wenda ngo umwana ntacyumva cyangwa ntawamenya ibyo yiberamo n'ibindi, guhorana agahinda, ugasanga nk'abana bato bahora barira nta mpamvu, guhorana umushiha no kugira amahane, agasa n'udashaka kumwegera cyangwa umuvugisha, kunywa ibiyobyabwenge, harimo inzoga, itabi, urumogi n'ibindi. Ni iki wakora kugira ngo ukumire ihungabana? Jya ukora imirimo itandukanye, jya uruhuka bihagije, jya ufata akanya ko kwirangaza buri munsi, jya ugabanya kunywa inzoga kandi wirinde kunywa imiti utandikiwe na muganga. Jya wirinda kwigunga, jya umarana igihe n'abantu b'inkoramutima n'abandi bakwitaho. Ubuvuzi n'ubufasha mu gihe cy'ihungabana birashoboka. Ubuvuzi n'ubufasha mu gihe cy'ihungabana birashoboka. Ubufasha bwa mbere nibwo mu miryango, kuko umuntu ufite ihungabana agomba kugira umuntu ugomba kumuba hafi, akaba yamutega amatwi ndetse akamuganiriza ku buryo yumva aruhutse. Ubufasha bwa kabiri ni ukwihutira kugana abaganga bize ibijyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe, bakaba bagufasha kwita ku wahungabanye. Ingaruka ziterwa n'ihungabana: kwishora mu kunywa no gukoresha ibiyobyabwenge, gutekereza kwiyahura, hari n'abiyahura, kwiheba no kwigunga. Abahanga mu buzima bwo mu mutwe batanga inama: mu gihe wahuye n'ihungabana, utakaza icyizere cy'ejo hazaza, kuko uba ubona ntacyo wasigariye. Ushaka kumva wanze ubuzima ndetse kubaho ntacyo bikumariye. Gusa abaganga, inshuti n'umuryango nibo ba mbere bazagufasha kwigaruramo icyizere no guhangana n'iryo hungabana. Nyamara mbere y'uko ugendera ku byo bakubwira, ni wowe ubwawe ugomba kwifatira umwanzuro. Ni byiza ko umwanzuro ureba ubuzima bwawe ugira uruhare mu ifatwa ryawo. Gerageza uganirize umuntu wizeye kandi uha agaciro ibyakubayeho. Ni byiza ko aho umuntu ushobora kugufasha, kuko uko akumva anakuganiriza ni bumwe mu buryo buzagufasha kumva uruhutse. Niba wowe ubwawe wagerageje bikanga, ugakomeza kwibasirwa nk'ikibazo cy'ihungabana, ni byiza gukurikiza inama ugirwa n'abajyanama bashinzwe gufasha abahuye n'ihungabana, cyangwa ukagana ivuriro ugahabwa ubufasha. Dore uburyo wakoresha mu gufasha uwahuye n'ihungabana: icya mbere, kuganira n'umuntu ku byamubayeho mu ntambara, mu buhunzi no muri iki gihe. Icya kabiri, kumwereka ko umwumva,
kandi ko ibyo akubwira bitaguteye kwiheba no kugira ubwoba. Icya gatatu, mushobora kubiganira mu buriri, mu muryango cyangwa benshi nko mu mashyirahamwe cyangwa se mu ishuri. Muri ubu buryo bwose tumaze kuvuga, wahitamo ubwo ubona bukoroheye. Icya kane, nuganira n'umuntu ku bintu bibi byamubayeho, birumvikana ko azongera kubabara ndetse ashobora no kurira, nawe ubwawe uzumva ushegeshwe n'agahinda, ariko ni ngombwa kwiyumvisha ko aribwo buryo bwa mbere bwo gufasha uwahungabanye. Icya gatanu, si ukuvuga ko icyo kiganiro kibabaje aricyo cyahoraho, ariko ni ngombwa rwose ko igihe umuntu ashaka kugira uwo babiganiraho yabona ushobora kumutega amatwi, niyo yaba ari umwana wamureka akavuga yisanzuye uko abyifuza, aho kumucecekesha no kumutwama ngo nabyibagirwe. Aha twibutse ko ihungabana ritagera gusa ku wahuye n'ibyateye iryo hungabana, ahubwo rishobora no kugera ku wabwiwe nk'inkuru. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko rinagera ku bana b'abantu bahungabanye.